hari ahantu bita Ikicanga, Ikahe, higeze hajya kurwanira abasirikare, haba akavuyo, kumbe ni Ababiligi basize ahantu bita ku Ruzini. Basi Ababiligi bajya kuva muri Kongo kubera ko bo Kongo bari barayigize akarima kabo, hari amabuye yo bari bafite babuze uko bapakira kubera igihe bari bafite ku bw'abakoloni n'igihe bavagayo. Barayataba ku buryo barayatabaga noneho bakubakaho ikintu cy'igisima bazi kumena beto, bigera aho noneho kwa kundi umuntu ashobora kugenda nka radiyo igahita izima, sinzi ukuntu bayapimye abasirikare bagiye kuharwanira bakuru, uhereye kuri majoro, baza gucukura ayo mabuye y'agaciro bayakuramo. Ni ukuvuga ngo nta gihe na kimwe umunyekongo wo muri Kivu yigeze abuza abari abakinwa b'abategetsi kuza gucukura cyangwa abanyakasaye, ahubwo twiberaga mu bworozi. N'ubwo bworozi batwimye amahoro yo korora, n'izo nka baraza barazirya, kandi n'ubundi izo twaremeshaga amasoko cyangwa n'ibimasa byavukaga, n'ubundi barabiguraga bakabibaga bakabirya. Ariko ibyo byose baragenda batwima umuco wacu, batwima uburenganzira bwacu, baragenda bakora biriya. Gusa tugaruka kuri kiriya Muzee Damien yavuze, imiryango mpuzamahanga ni gakeya ijya yishimira ko abantu babona amahoro ngo batuze. Rero tugomba guhaguruka tukajya twicara tubivuga, tukarwana inkundura. Kiriya ni ikibazo gikomeye cyane kuko si twebwe Abanyakivu gusa. U Rwanda rufite amahoro. Hari akantu nashatse kuvuga kare, ni uko yenda abantu bahise bafata umwanya ku bantu bavuze ku by'uriya muhanda. Iyo wavaga i Goma ukagera i Rubavu kuri hariya handitse ngo Safe Journey kuri Petite Barriere, wameraga nk'uvuye ikuzimu ugiye ibuntu. Bariya Banyegoma uko bari barwiriyemo n'interahamwe nyinshi zatwaraga amamoto, buriya bose bari bazi Ikinyarwanda n'iringara, bigeze banantwaraho. Iyo wahagararaga hakurya muri biriya binombe, niba ntabwo ari ibinombe by'amabuye y'agaciro, muri biriya binogo, ukareba uburyo i Rubavu Petite Barriere imeze, hameze neza. Ibaye u Rwanda rwatumanyuriraga, kera bagajya bavuga ngo iyo umuntu aturanye n'umukire ngo nawe ngo umukire. Ibaye rwatumanyuriragaho natwe tukaba tugenda nta mukungugu, tukagenda kuri ririya barabara, byibuze tukaba nayo mu Ventura ikagirana imikoranire n'u Rwanda, nayo ikubaka imihanda kuriya, ikagira amahirwe n'u Rwanda rukayemera, ikubaka imihanda kuriya hagasa kuriya. Nta kintu twaba twungutse nkabyo, kandi natwe twazasaza neza, twazanakomeza gushimira u Rwanda. N'ubundi rwadufashije turuhungiramo, nta kiguzi Kinshasa itanze. Ariko uwabona iriya gudro yamenwe mu Rwanda, natwe ikajya iwacu, natwe twagira ahantu tuvugira. Murakoze. Kiziro. Masisi, Yes. reka nkubwire akantu kamwe. Ntabwo ari amahirwe cyangwa iki, ni ibyago twagize. Reka nkubwire, dufate urugero waruvuze Gisenyi. Fata umuhanda wo kuva muri gare ya Gisenyi ukazamuka ukagera ku Muganda, ugakata ahahoze gendarmerie, umuhanda witwa Petite Barriere. Uwo muhanda finansema yayo yari ya Union Européenne, ari ukuva Igisenyi muri gare ukagera kuri Petite Barriere ku Cyuma, ukongera ukava ku Cyuma ukagera Rond-Point Signers. Ari gudro, yarangiza ikubaka za migration zombi. Bantu b'Imana,
bavandimwe muteraniye hano, ni agahomamunwa n'ibyago bikomeye. Umuhanda warazamutse uva kuri gare, uraza ugera ku muganda. Ku muganda ni amatandukaniro kuri bifurikasiyo azamuka ajya mu majengo no kuri aerodrome, n'ukomeza uje kuri petite. Urakomeza urubakwa neza, abantu b'Imana, paradiso. Uragenda unyura ahantu habaye isoko, ngo bigire imbere gatoya metero 100 bashiraho migration zisa. Urakomeza ugera ku cyuma, uraheka k'umuhanda ugiye kuri wese. Amafaranga yose yahawe na Kongo barayamira. Tekereza kuvuga ngo douane migration y'u Rwanda iri muri building ishamaje, iri mu rwego mpuzamahanga, ariko abanyekongo bagakorera muri container. N'agahinda gakomeye. Amahanga agasiba ipfu ayarebera ngo buke financement yo gukora grande barriere, barababwira ati nimuduha amafaranga, timurabeshe ntayo tubahaye. Iyo yari gukora gusa migration, barababwira ati tubakorere migration imwe, one stop center. Toya, ntabwo tubishaka, tuzakora ebyiri. Okay, karuko kombina netensi twabonye ibyabaye kuri petite barriere, ntayo tubaha. Turapatana babita gute ba mirimo, harimo ijambo mirimo, bagwemeza mirimo. rwemeza mirimo. Umuntu tuzi ni Ado Mayobyi, yari muri iyo timu yubakira u Rwanda textuellement migration, hamwe yubakira n'abanyekongo hakurya. Kuko Union Européenne yamaze kumenya amakuru yayo. Bavandimwe, dufite ibyago kuba tubana na ziriya nyamaswa. Ado Mayobyi niwe wubatse grande barriere, amadouane yombi, kampani yiwe. Muramuzi, abamuzi baramuzi, ni umuhungu w'ijomba, ni grand frère tuziranye hariya. Ariko uyu munsi nishimye kuba nabonye ko gouvernement présidentiel ya Nord Kivu iri munsi y'ubuyobozi bwa AFC, bayinogire umuhanda goudron uva i Goma ukazamuka ukagera Isake, ukagera Masisi, Nyabyondo na Walikale. Birashimishije. Jewe navaga Gisenyi nkaja mu Nkera ku Mushaki, nkagenda nijoro n'imodoka yaje igihe cya SNDP. Erega imihanda ntiyari imeze neza, ariko uko yari imeze kose amahoro aturutira imihanda. Navaga ku Mushaki saa 6 z'ijoro nkambuka Gisenyi. Ntabwo tuwamviye kuba mu mahanga. Ni ukuri kw'Imana, abantu batabizi, kiriya gihugu ni paradis. Je me souviens, jewe reka mbabwize ukuri kw'Imana, nimba ni na ngombwa nabivuge. Jewe sinzi advice nimba bizi, nabarizwaga mu nkambi ya Gatumba.